Ladies and gentlemen, put your hands together for KARIM ngara performinga agiye guperforminga hangaha muze guseka ya performinze muri Turkiya nta visa agira. Bimeze bite? Mwangomeye amashyi, mwamaye amashyi. Wallahi mushobora kunyima amashyi naje nonje kubasetsa ugasanga ndabarijije kandi nkibanda ku bakobwa. Bimeze bite? Bimeze sawa? Rero hari ikintu ngiye kubabwira amaze iminsi mbona sibyo? Muri no minsi urubyiruko nyine. Urubyiruko turi mu bintu byinshi cyane bijye bitandukanye sibyo? Mu biyobyabwenge, mu byaha. Urumva? Ariko impamvu ni imwe gusa, ikintu kibitera ni kimwe. Ni uburyo abapasiteri bari kutubwirizamo muri no minsi. Abapasiteri no minsi uburyo bari kutubwirizamo. Bari kutubwiriza bya bintu bitajyanye n'igihe twebwe turimo sibyo? Mani murabizi turaba celebrate siko dukeneye umuntu utubwiza nyine ari muri vibe nk'izo turimo kugira ngo tube twahinduka sibyo? Njyewe mbaye nka pasiteri hari uburyo nabwirizamo abantu, ubwo niko ngiye kubereka. Urabona urubyiruko rw'ino minsi akenshi twikundira match football, tukikundira kureba movies sibyo? Niyo mpamvu rero kuno munsi ngiye kubereka uburyo ndamutse mbaye nka pasiteri nabwirizamo nkoresha uburyo bwa match. DJ twagiye. Aya attention, match yamaze gutangira, match igiye guhuza ikipe y'ikuzimu ndetse n'ikipe yo mu ijuru. Aya attention, reka turebe uwo bita Dawidi afata umupira, Dawidi apasa kwa Yesu, uwo bita Yesu cyangwa uwa mbere, Yesu cyangwa uwa kabiri, Yesu cyangwa uwa gatatu, apasa Sawuli, attention reka turebe kwa Sawuli, attention reka turebe Sawuli akina nanda, akina Mefiboshethi, subiza pasi kwa Yesu, Yesu cyangwa uwa mbere, Yesu cyangwa uwa kabiri, uwo bita Satani aritumbi ku mupira akubita ibipfunsi, yewe kamane we, uwo bita Satani ni mubi cyane, bera ukubita ibipfunsi uvamo. Attention reka turanone match irongera akomeje hagati, reka turebe fitwe n'ikipe y'ikuzimu, dayimoni w'umwaku cyangwa uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Attention reka turebe apasa dayimoni w'agahinda, attention reka turebe dayimoni w'agahinda, ariko Satani abwira abasore bati mbe mukina neza. Reka turebe Dawidi afotora mesha hagati arongera arawufata, Dawidi apasa Yesu nguyu ni mubi cyane, waciye aduhigo tukije tutandukanye. Yesu yigeze gufata abadayimoni awohereza mu ngurube, akantu katari kakubona abantu benshi cyane. Aya attention, biracyakomeye imbere y'izamu. Reka turebe noneho, reka turebe birikomeje aho bita Yesu cyangwa uwa mbere cyangwa uwa kabiri arya ibyatsi cyangwa uwa gatatu. Attention, shot rere mu Baroma igice cya gatatu haranditse ngo gikunda umukunzi wawe nk'uko nawe wikunda, ibyo bizatuma tubasha kuba muri gol. Yitwa Yesu Kristo wavukiye i Nazareti, avukira mu kiraro cy'inka, hahandi buri muntu wese atumvaga yuko yazamuka, aho niho yakuriye, none atsinze igitego. Ariko mbona ikipe y'ikuzimu itabyumva neza, bose batangira kurekanwa bati ntabwo tubyemera. Reka turebe yagiye kuba iki, bose bahanze amaso umusifuzi. Reka turebe ukuntu ibintu ugiye kurera, umusifuzi yerekeza kuri vare, umusifuzi n'uwo bita Pilato. Reka turebe Pilato arakemura ikibazo gute, Pilato ahita acumaka yemeza igitego. Gol. Allo dukomeze. Allo murumva tutakizwa mu by'ukuri, nukuri ko Imana ndi mu mwuka nafashijwe. Abashaka igice cya kabiri niko nafashijwe, ndabona twahinduka sibyo? Wallahi nafashijwe. Buriya bajya bavuga ngo nyine ikintu cyose kibaho kubw'impamvu sibyo? Ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Nanjye naje gusanga mani amuso stubborn sibyo? Genda kubagana birenze, ako naje gusanga bifite impamvu. Kuba nkubagana bifite impamvu. Ibintu kuba nkubagana byatangiye nyine Imana iri kundema, nibwo natangiye gukubagana.
ushobora kwibaza gute? Imana yagize gutya irandema, ako yandemaga dushwana, igira gutya irandema ishyiraho akaguru yahereye hasi. Imana ijya kundema yahereye hasi, irarema ishyiraho akaguru, irema igihimba, ako nshaka kuyicika ngo ngende man. Akangaka ubona sibona kari kagufi, kano niko yahereye, urumva? Akubwikandema nshaka kuyicika, muri kubyumva? Uko indeba nkagenda akangora ati ariko se urajya hehe? Butuje nari nshaka kujya kwisi. Niyo mpamvu ubundi nari kuvuka saa 12 ariko navutse saa 6, izuba ryaka rimeze nabi, rimeze gutya. Niyo mpamvu navutse, nari nzi ko nyine nzavuka ncanye ku maso ariko mpita mvuka ncanye ku munwa. Muraza kubyakira sibyo? Muraza kubyakira. Noneho Imana irandema, iri kundema, imaze kurema igihimba itarari mu mutwe, umuhungu mbaciyeho nderekera ndagenda. Ngeze ngo yigirambwa ati Karimu we! Ati Karimu! Wibagiwe igitwe cyawe! Tujugunye urutwe ruraza rujya. Niyo mpamvu umutwe wanjye uhengamye. Imana ishobora kuba yarandemye nabi. Yarawubutse. Ni nayo mpamvu buriya ntaba muremure nyine ngo nzamuke. Harimo n'ibindi bintu byinshi cyane sibyo? Twagiye twakomeje. Aze kunshaka ariko ndaza kumusobanurira nyuma sibyo? Aze kunshaka ndaza kumbwira n'ibindi bintu byinshi cyane. Ngo dusubire muri match igice cya kabiri. Aya DJ dufashe dusubire muri match barashanya igice cya kabiri. Aya attention tugarukana igice cya kabiri. Igice cya mbere cyarangiye, ikipe yo mu ijuru ifite igitego kimwe, ikipe y'ikuzimu ifite ubusa. Attention reka turere, attention ibintu bikomeye cyane. Reka turebe umupira ugiye gutangirwa n'ikipe y'ikuzimu, uwo bita Diamond w'umwaku, Diamond w'umwaka pasa, Diamond w'agahinda, Diamond w'agahinda pasa, Diamond w'inyatsi. Attention reka turebe Diamond w'inyatsi ubwo wagiye acudugo twinshi cyane. Diamond w'inyatsi wafashe teza impanuka. Attention reka turebe, birakomeye imbere zabo, yiri magambo menshi. Reka turebe shot, uwo bita Dawidi arakura umugunga w'ishot ariko Satani aritambika aritangatanga. Mana we, ariko Satani ni mubi cyane. Satani nazi igitego gikuramo, icyo kandi wari umugisha wawe, haya reka turebe over match. Nuko uko yarangiye nimumbaza ukundi ibintu byagenze sibyo se? Murakoze. Nitwa Gatekanimu, amazina nkoresha ku mbuga ni KARIM the Great.